tayari. Yes, ni breaking news ni amakuru mashyira yitwa cyane tugezeho muri Kano Kanya ngira ngo turebere hamwe gatanu kuri gatanu. Ni amakuru n'ubundi akomeshkenda atigise bitangaza amakuru binyuranye ni kuri aya masaha gicamu turi ku munsi wo kwa kabiri tariki ni 6 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 muri Kano Kanya rero munyemerere turebere hamwe ibyamakuru mashya akomeshkenda atigise bitangaza amakuru bikomeye ni kuri aya masaha by'umwariko ni bikomeshkenda birano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho ibintu byamaze kwa bizamba noneho ni mu buryo bukomekera by'umwariko ni ku ruhande rw'inyeshyamba za M23 zikomeshkenda ziraswa mu buryo bukomeye cyane n'ingabo z'ucyurundi arizo Fdnb kuzamagingo azanze kuba noneho zongera gutanga agahenge kuri izi nyeshyamba ni mu bice by'ishyano bitandukanye bya hano muri Kivu y'Amajyepfo by'umwariko hano mu mujyi wa Uvira ndetse na hano mu kibaya cya Rusizi ndetse no mu bindi bice bitandukanye akomeshkenda humvikana inkuru zitari nziza by'umwariko kuri uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 nko kuri ubu ngubu rero ibintu byamaze kuba byongera kuzamba mu buryo bukomeye cyane no ku mujyi wa Goma kuzamagingo akomeshkenda bitangazwa ko rero ukomeshkenda ugaragaramo ibyerekanye n'impfu zitunguranye ku barwanyi bizi nyeshyamba za M23 ibingibi kandi bigakurikirwa n'amakuru yaje kuba atangazwa yemeza ko ahangango waje kuba hafatirwa umwicanyi karahabutaka binatangazwa ko ashobora kuba rero atari we wenyine ahubwo ashobora kuba afite irindi tsinda ry'abagenzi bakomeshkenda bakorana mu byerekeranye no kugenda habamara abarwanyi ba M23 ni byinshi komeshkenda bigaruka kuri aya masaha byerekeranye no kuba urugamba rwamaze kuba haruhindura isura ku butaka bw'iki gihugu cya Kongo by'umwihariko ubu ngubu komeshkenda bigarukwa n'ubundi biravugwa na hano kwa kindege cya Kavumu bitangazwa ko ingabo z'ucyurundi ndetse n'urubyiruko rwa Wasarendo bamaze kuba naho bayatangiza ibitiro karabutaka ndi makuru akemeza ko rwose ibintu byamaze kuba bizamba mu buryo bukomeye cyane ahazwi nko mu mujyi wa Bukavu byose n'ubundi komeshkenda bigaragaza kuri ibintu byamaze kuba bihindura isura kandi komeshkenda nagaragara gutabaza gukomeye cyane by'umwihariko ku basanzwe bari muri uyu mujyi wa Uvira bakomeshkenda by'umwihariko bahunga urugamba rukomeye komeshkenda rugaragaramo by'umwihariko bigatangazwa rero n'abari kuruhunga batemo kenda boroherwa na polisi y'iki gihugu cy'u Burundi ikomeshkenda ibarasaho urufaya rw'amasasu rwinshi cyane komeshkenda rutuma by'umwihariko niyonga ihaburira ubuzima ni byinshi komeshkenda bigaruka rero muri aya masaha tugiye kuba tuva imuzi n'umuzingo mu buryo burambuye ni byinshi komeshkenda by'umwihariko bitangazwa na leta y'Kinshasa dore ko kugeza muri aya masaha ndi makuru komeshkenda agarwa ruko Perezida Felix Antoine Tshisekedi rwo kugira ngo abashe kuba yahangana n'izi nyeshyamba za M23 yaramaze kuba afata icyemezo gikomeye cyane cyo kuba yakongera kwegera Perezida w'igihugu cya Angola hariwe Perezida Lorenzo kuzamagingo rero ni muri gahunda zikomeye zo gushakira hamwe rero uburyo bakongera kuvuguta umuti w'izinyeshyamba za M23 zimaze igihe kitari gito by'umwihariko zikorera ibikorwa by'imirwano kuri ubu butaka bw'iki gihugu cya Kongo gatanu kuri gatanu nibyitwe kuba tugarukaho muri aya makuru mu buryo burambuye ariko kandi mbere ko turambura aya makuru nyaboneka banza utwereke ko turi kumwe bukande kuri subscribe usigitekerezo cyawe ngo muri comment kijyanye n'amakuru komeshkenda tukugezaho ariko biraza kuba byiza cyane usize n'akadarapo k'igihugu uherereye mango muri comment ubundi gihe cyose arishyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro najyo wacu kuba twana mu bambere ndetse katurushaho no kujya tubana gatanu kuri gatanu ni mu makuru yose ndetse n'ibiganiro binyuranye tugenda tukugezaho umunsi ku munsi kubije ndetse no ko bukiye namaze gukanda subscribe ikaze muri aya makuru komeshkenda atigise itangaza amakuru binyuranye kuri aya masaha yo kuri iki gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 6 z'ukwezi kwa mbere umwaka 2026 ikaze muri aya makuru mu buryo burambuye. Yes, rika twishikirana tudatinze turebiri hamwe aya makuru noneho ni mu buryo burambuye n'ibyinshi komeshkenda bigarukwaho mu bice by'ibitaruko by'umwihariko mu bice bya Kivu y'Amajyepfo ni hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibintu komeshkenda bidogera mu buryo bukomeye cyane nko kuri ubu ngubu munyemerere dore kuri aya makuru komeshkenda turuka hano kuri uyu mujyi wa Uvira aho ibintu byamaze kuba bizambane mu buryo bukomeye cyane umujyi wa Uvira ingabo z'ucyurundi Fdnb ndetse urubyiruko rwa Wasarendo bafashe ibyemezo karahabutaka byo kuba izi nyeshyamba za M23 ngo zitagomba kuba zakongera kuharara ni kubw'iyo mpamvu rero komeshkenda havugwa ibyerekeranye no kurasa uwari we wese haba umusirikare ndetse no wambaye gisivili bimwe mu komeshkenda bituma abaturage bagenda bahatikirira ari benshi nk'uko bikomeshkenda bitangazwa ko hari abasirikare bo mu nyeshyamba za M23 bakomeshkenda bahunga urugamba ndetse n'umuriro wamaze kuba watswa hano muri uyu mujyi wa Uvira
Uvira bigatangazwa ko rero ibingibi bikomeje kugenda bituma ku ruhande rwa leta y'igihugu cy'u Burundi wagerageza guhungira ku butaka bwa kiriya gihugu cy'u Burundi haba umurwanyi w'umunyeshyamba za M23 ndetse n'umusivile ngakomeje kugenda rero araswa ngo na polisi y'igihugu cy'u Burundi hangarunga akaba nawe urimo kugenda arurokoka mu gihe cyose arimo kugenda asa naho ahunga yerekeza ku butaka bwa kiriya gihugu cy'u Burundi bitewe n'urugamba rwamaze kuba rwongera gutukura muri uyu mugi wa Uvira. Ni naho kandi hakomeje kugenda hanavugwa ibyerekeranye n'urundi rugamba karahabutaka rungo rushobora kuba rwakura hano muri iki kibaya cy'Urusizi nyuma y'uko n'ubundi amakuru akomeje kugenda agarukwaho akomeje kugenda agaragaza ko rungi ibintu byamaze kuba bihindura isura ni mu buryo bukomeye cyane nk'ubu birimo kugenda bitangazwa kuri ibintu byamaze kuba abizamba bitewe n'uko ngo hamaze kuba harurwa abasirikare ngo bakaba igihumbi baheruka kuba n'ubundi babura by'umwihariko bakaburirwa irengero bari muri ibi bice bya hano muri iki kibaya cya Rusizi n'abasirikare bw'urundo bakomeje kugenda by'umwihariko bashinjwa cyangwa se bishingwa ko ngo baba barashimuswe n'inyeshyamba za M23. Abangaba rero leta y'ubucurundi ngo yiteguye kuba ibahorira dore ko kandi bishobora ko n'ubundi byanagira n'ingaruka zikomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda nk'uko mu minsi yashize hari mu mpera z'umwaka dusoje wa 2025 nibwo hagarutswe kuri aya makuru bivugwa ko hari amabombe yagiye yongera kwisekura ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda nubwo haje kuba rero hifashishwa radari by'umwihariko ni za systeme zirinda ikirere cy'igihugu cy'u Rwanda zagiye zifashishwa zikagenda zitumura cyangwa se zisamira ibi bisasu mu kirere bitari byagwa ku butaka. Ni byinshi bikomeje kugenda bigarukwaho, hari amakuru menshi cyane yakomeje kugenda agarukwaho guhera mu masaha y'igitondo ngubu ibyagiye binagarukwaho ku mugi wa Goma. Nabyo ni ibintu biteye ubwoba cyane. Umugi wa Goma murabizi ko mwakugiye kuba wakwihirika ukontororwa n'inyeshyamba za M23 giza amagengwa. Rero hari inkuru zazindutse zivuga ko haba hafatiwe bamwe mu bicanyi karahabutaka bigatangazwa ko rero abo ngabo baba bafashwe ngo baba bafite itsinda rinini cyane ngo baba bakoreramo, bigatangazwa ko rero ibi ngibi ngo byakomeje kugenda biterwa no kuba hari imibare yaba ngo yagiye igaragara ngo yaba yiciwe ku mihanda. Ibi byose bikomeje biteza ikibazo gikomeye cyane by'umwihariko nakomeje kugenda gituma rero ibintu bihindura isura ku byerekeranye n'urugamba rukomeje kugenda rubera hano ku butaka bw'iki gihugu cya Kongo nk'ubu kandi ibintu ntago byoroshye habe na gato. Ni hano ku kibuga cy'indege cya Kavumu aho bitangazwa ko runacyo cyane amaze kuba cyatakwa mu buryo bukomeye cyane n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi ndetse n'urubyiruko rwa Wazalendo. Ni muri gahunda zikomeye cyane zo kwifashisha kiba cy'indege cya Kavumu mu kuba rero barimbura uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 ndetse kiba cy'indege kabasha kuba cyakifashishwa mu kugenda kishyirwaho cyangwa se giparikwaho indege z'intambara ndetse zirimo na drone zisanzwe zifashishwa na leta y'Kinshasa mu bikorwa rero by'iyi ntambara. Ni byinshi komeje kugenda bigarukwaho, ni byinshi komeje kugenda dukurikirana gatatu kuri gatanu tugenda tugizaho uko bigenda bitugeraho. Ariko kandi andi makuru ahari by'umwihariko tutagenda tutababwiye nuko Perezida Felix Tshisekedi amaze kuba by'umwihariko hakandagiza ikirenge cyariya mu gihugu cya Angola ni kwa Perezida Lorenzo. Mu makuru by'umwihariko twabashije kuba twamenya rero Perezida Felix Tshisekedi hagiye kuba n'ubundi yakongera kuganira na Perezida Lorenzo ku kibazo cy'umutekano muke cyane ukomeje kugenda ugaragara mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Kongo. Nk'uko bikomeje kugenda bigaragara rero Perezida Lorenzo ashobora kuba n'ubundi ari we wakongera gufasha Tshisekedi mu byerekeranye no kuvuguta uyu muti. Ni mugero ibingibi byabibahe mu gihe ibyemezo byari byafashwe ku nshuro ya mbere Tshisekedi yari yabiteye utwatsi.